Meze ikaze mu isaha gatatu. Ikaze mu isaha ya gatatu aho rero ari isaha tuganira cyane ku myidagaduro tugeramo umwanya w'impano y'ijwi tukagira n'umwanya w'umutumirwa w'umunsi abo bombi rero akaba tubana mu gihe cy'isaha yose badususurutsa hanyuma abantu twizere ko abantu mumeze neza cyane muri uyu mugoroba. Twizere ko ariko hatangiye kuzimbeho kabisa. Hakonje ariko duhaye ikaze twinjira umwanya impano y'ijwi twakire bano bantu tubakire wenda turashyuha. Impano y'ijwi mu kiganiro amahumbezi. Yego impano y'ijwi n'umwanya tugezemo n'umwanya twakira umuhanzi umuntu usanzwe afite ijwi ryiza ryo kuririmba akaza akadususurutsa mu ndirimbo ze cyangwa se mu ndirimbo z'abandi asanzwe yigana. Izabaye Samuel muraho neza cyane tuguhaye ikaze. Yego n'umucuranzi wawe Izabaye Protégène tuhaye ikaze. Mumeze neza cyane. Okay. Yego Samuel umaze igihe kingana gute uririmba? Inspiration yavuye he? Wavuga ko ari career yagenze gute aho ugeze ubu? Ndakeka ntago biri munsi y'imyaka 2 kuba ndi umuhanzi. Ni ibintu navukanye niko nabyita uretse ko kubimenya byaratinze. Impamvu ubwo kumenya ko mfite impano nabimenye nagiye ku ishuri Saint Louise Rwamagana. Nibwo namenye ko ngiye mfite impano yo kuririmba. Byari byagenze bite icyo gihe? Nagiye ndi umuntu usanzwe ngeze nsanga afite itorero ndigiyemo biba ngombwa ko mbamo umuhanzi mu itorero ryaho. Yego ubu umuhanzi mu itorero ryaho nuko utangiye kuririmba ugeze hanze byagenze bite? Natangiye mu kigo bambwira ko nzi kuririmba ariko umva ari bya bindi bisanzwe. Ngeze hanze noneho inspiration ziba nyinshi. Buri muntu wese courage uzagerageze ukora indirimbo ibintu ni byiza birakubereye ni ibintu bikurimo nanjye ngenda mbikunda cyane kugeza na n'iyi saha ni ibintu bikindimo byatari ni ibintu bikikurimo cyane. Ndagira ngo noneho dute tunyarukira ku ndirimbo z'abandi izo usanzwe ukora z'abandi noneho turaza kutubwira aho carrière yawe igeze niba nawo warakoze izawe ndetse n'intumbero ariko reka dore ku z'abandi izo ukunda wowe. Yego ebyiri. Hari indirimbo ya Muyango kuko ndamukunda cyane yitwa Musani wabo. Yego shayo indirimbo ni nziza pe. Babyeyi namwe bavandimwe muteraniya mfura dutaramanye mwese muze tuvuze impundu ziturwe mpinga nzima zihira kuru twese twamwimikinyi tumutetegesha ijoro rike tumuririmbe bimunyurenge tuvuga ikiranga kwezi icyicaro cy'abakobwa ubarutagira umwaga uwo mwangavu waribuye umutoni wa twese uwinse kwisanase mubiri wanziga utarushwe isigisire musa ni wabo. Indi ya kabiri bambwiye ebyiri ni indirimbo ya Kamariza bayita Intare batinya. Uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho senga bikeye uraho ntare batinya uraho ndagukumbura cyane nkarara nsaba Imana bwacya mu gitondo nkabaza inkuru uti
iriya ntare yawe yarayiciye ibintu ubwo nk'icinyi cyaraga nkayitancisha numva ubwo nk'icinyi cyaraga nkayitancisha numva uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho senga bikeye uraho nareba atinya uraho. Yego, izo ni zimwe mu ndirimbo twakunze ndetse n'abantu benshi bakunze, ubwo nawe buri mu bazikunze. Ubu se uhagaze he muri twavuga mu rugendo rwe rwa muzika? Ntago mpagaze nabi, nateye intambwe mbasha kujya studio, mfite indirimbo ya audio. Yego, uri muri gakondo gusa se cyangwa? Ni gakondo niyo nakuriyemo kenshi cyane, niyo niyumvamo cyane. Okay. Umaze gukora indirimbo imwe? Ni imwe. Urahita uririmbiraho mu kanya? Nta kibazo. Ariko ntihaza kuyihatangira ukunda umuziki kera ukaguti maze imyaka 2 neza wenda usibye no kuvuga ngo warabivukanye, ariko ukaba umaze gukora indirimbo imwe, harabura iki? Ikibura ntago wabura kukibwira n'ubushobozi. Yego. Kubera inspiration z'abantu uzagerageza ukora indirimbo basi imwe n'ibintu niyumvagamo, kubimbwira kumbwira inspiration courage, ndavuga reka ngerageze koko wa mugani nkora iyo ndirimbo, nyikoze nibwo babikunze cyane. Ndabikunda biranshimisha, mbona koko ya mpano nyifite, ni mpamvu nakubwiye ngo nago biri munsi imyaka 2 menye ko mfite iyo mpano. Okay, babikunze se batangiye no ushaka abantu bakagatenda reka tugufashe urebe ko wakora kandi ni inspiration courage abantu nawe urabazi uri umuntu agwa courage, ariko ibindi akenshi mbabona akenshi ari ukwirwariza kireka ari iki kigera wenda ugora n'umuntu runaka akaba ari wagufasha ibyo bintu. Izaba Karame, wumva wonye ugufasha wakora ibimeze bite? Nakora ibintu birenze kuko ni ibintu bindimo niyumvamo, ntago ari ibintu nihatamo. Ivana araza kugufasha. Uraza kumufasha. Yego. Mukore nk'akaririmbo kawe. Indirimbo bazikorera he? Kwa Eli. Cyangwa bazikora izingi za gakondo nazo bazikorera ze? Aya, aratubwira arata. Okay, gaturirimba indirimbo yawe. Igikobwa gira amashyo we mu misango rutinyambi nkamirwa, umwiza w'imico myiza dore uko aseka we, uwari boyete tutengamare. Cyongwino mutaro twiwacu, cyongwino nyamibwa nkunganye inka. Nakunze ubwo nagusuraga bwa mbere we, unyakira n'ubwuzu n'urugwiro, watojwe umuco nyarwanda nturangwa mu ndaro we, uzira ubugwa ruri n'inyangamugayo. Cyongwino mu butaro twiwacu, cyongwino nyamibwa nkunganye inka. Urakoze cyane ku ndirimbo nziza kandi courage rwose. Tuganiye ku musozo, ni ubuhe butumwa wagenera abantu bakunda gakondo cyane n'icyo bashaka kukwitegaho nkawe nk'umuhanzi wa gakondo? Mbere na mbere ndabasha kubashimira, ego abakunzi banjye, icyo nabizeza cyo ibyiza biri imbere. Ndi umuntu ufite intumbero iri hejuru cyane, indirimbo zo zirahari, igisigaye no kuzikora.
ariko byanze bikunze ni igihe gito zigahita zibageraho video audio. Mfite platform ni Samu y'u Rwanda uhita uyisangaho. Yego, wakoze cyane Samuel cyangwa se Samu y'u Rwanda. Shiramanga kazanzi nkumiryame katibyo kukunya uzibirenge turakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo mugeze utema hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none sinarize ukwinzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburahara ubukeye ndabusubira nizirika agashumi mbuna ayiwe mbeba zaho ziragatwara hora mami horere none kwiringira kwibeshya kwiringira inkumi mu nzu ukibeshya ngo uracyuye mu gitondo ikagutamaza ayiwe byarimbika uguta mu nzu hora mami horere none hora mami horere none hora mami igihungu cy'icyomanzi kimwe kitagira iwabo cyabonye ubukwe butashye kijya kwambaza ryangombe uratsindira iki gitero ayiwe mu gitondo ndaguye intango hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none. Amasho wenge mu misanguru tinyambi nkamirwa umwiza w'imico myiza dore uko aseka wenge uwariboye se tutengamare icyo ngwino mutazi wacu icyo ngwino gusuraga bwa mbere wewe unyakira n'ubwuzu n'urugwiro watojwe umuco nyarwanda nturahangwa mu ntaro wewe uzira ubugwa ruri n'inyangamugayo icyo ngwino
bucura bw'iwanyu yarize wenge nyuma mishura kugiye akigukeneye uzamubwira azaze kudusura wenge mu rugo iwacu dukunda abashyitsi icyo ngwino umutatu iwacu icyo ngwino icyo ngwino icyo ngwino nyampinga mu kanya nkaho icyo ngwino icyo ngwino icyo ngwino umutatu iwacu icyo ngwino icyo naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye arampumuriza ubuto butoshye buzira inenge rurabo rwera soko kwiteke ngagasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ndamukumbuye umwana nkunda hashize iminsi tutabonana buto butoshye azira inenge rurabo rwera soko kwiteke agasusuruko karasesekaye ngiye gusura buto butoshye ngiye gusura rurabo rwera ngiye gusura soko kwitege ngiye gusura umwana nkunda asa nanjye. Reka ngushimire ukurikiye Motivation TV show muri aka kanya. This is my guide number 1 imitete mwite kibamba kibaruma ukamenya ngo uwo ungo ni kabuhariwe aho irere yumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi. Ndagusuhuje uraho mama umeze neza. Reka tubana mu gitaramo imbere ya kamera turi kumwe n'uwitwa Sam we Rwanda. Amakuru Sam? Neza cyane. Umeze neza? Naho mama umeze neza urashima Imana? Cyane rwose. Urasa neza bihagije. Ngindi datinga gatimwashaga ibitero kwa daterwa mu Rwanda cyaka bintwese bwanuso cyazo mbi ntwari baririmba goma worinde Samirwa unyite kibamba cyangwa kabuhari worinde ni inkotanyi cyane idatinya. Okay. Abanshuti bavandimwe muherereye mu misozi ya Runda na Gihara bari mu Bwana cyangwa ubwo n'ubushiri Gisaka Kimigongo Mirenge n'igihunya muraho. Abadukurikiye muherereye hakurya twambutse ingeri ndende mwese ndabaramukije inshuti z'igitaramo n'umuco nyarwanda. Imana ibaha umugisha mama. Turi kumwe na Sam Rwanda akaba umutaramye cyane intore byahamye akaba kandi inkotanyi itari gito
ni mutoya rwose ariko imiririmbire ye mama ngaho Samuel nzamurira murya isima y'u Rwanda we uramukije ntero hejuru mbese uraho mama nsuhuza abamayaga ndetse n'ubugoyi Rwanda rwatubyaye rudukunda by'imbere ntituzahwema kurukunda we ni murukunde mama murukunde Samuel Rwanda ndakwakira kuri Motivation TV. urakoze cyane ngaho noneho zamura wa murya nakubwiye ukagira imana we. tubanze dushyushye igitaramo abiwacu muraho abiwacu muraho abiwacu muraho abiwacu muraho icyama nkababona wewe mama mbese murararaga abiwacu muraho abiwacu muraho abiwacu muraho wewe abiwacu muraho intege mwumva Samuel Rwanda Mwere ku mukobwa izire isasihe niba ushaka turatarama izire mama reka tuyitangire kagira imana we uhumura humeka izire uhumura nshuti yanjye huruye kandi humura nshuti nkunda naho rero mahwa nzajya inama nandewe noneho nzajya inama nziza naho bavandimwe n'inshuti nzajya inama nandewe yewe nzagukura ishyanga izire ukuri inyuma y'ishyamba yewe mushyire mu bakwiye kandi nkwereke mu Rwanda kandi nkuzimanire impurire naho rero nzajya inama noneho nzajya inama nziza nawe bavandimwe n'inshuti nzajya inama nane tumaze kwibwirana kandi ngucurangire imitoma isima uri hehe yewe gadi uri hehe yewe yarike uri hehe naho rero maga nzajya inama noneho nzajya inama nziza naho bavandimwe n'inshuti nzajya inama nande izire nuko mama rero we Samuel Rwanda karame umeze ute ndaho ndagumye urakomeye cyane rwose urashima Imana ndashimiye yampaze igitaramo giherukamo ryari ntago ari kera cyane muri iyi minsi nabo nyirimo gutaramira ku mateleviziyo n'amaradiyo waho hakamejeje rero mba nashyushye ntabwo nzahwema kubataramira uyu munsi kariyeri yo gutarama umaze kuyigiramo uburambe n'izihe mbogamizi ubona ziri mu bataramyi abataramyi bahura nazo cyane haba mu kubatumira ngo bataramire abanyarwanda imbogamizi ubona ari izihe
imbogamizi zo ntizabura ubusanga buri wese areba uwazi yego ubwo niba ntazwi tayari ndaguma hahandi nyine mbese buri umuntu ahamagara umuntu wazi wabona ikimenyane niko nabyita harimo ikimenyane mu bitaramo yego ntago cyabura ntabwo se uratumirwa ngo ujye gutarama ahantu nyuma bakakubwira ngo habonetse ubyitanga ku buntu ko murabonye aribyo byadutse ntago birambaho ufite umwihariko ubwo ngira ngo si ubwa mbere tuganiriye ni ryari wagiye gutarama ukava uvuga uti haramutse hatagize igihinduka ntabwo nzongera kugaruka gutarama ago ni ryari wagiye gutarama ugatarama ukumva ko wabizihije wowe ariko ukabona bo ku giti cyabo ntibize ukavuga uti byanze bikunze noneho ndumva ncitse intege bidahindutse ubutaha nshobora kutazagaruka isima ntago nakubeshya ntago birambaho ntago birambaho pe ugize imana keretse ujye nko gutaramira mu bakonari kubeshya ni icyaha kandi turanabitinya abakonari urabazi ujye ubumva hari abanyeshuri bigaga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare barabanyakavuyo cyane ariko abantu bize kuri icyo gihe rwose cy'abakonari aho bari hose ndabaramukije muri aho bagiraga akavuyo ariko bakaba bahanga ariko bakagira negligence kubyo ashobora kuza gutarama baba batagushaka bagahindukira bakirebera inyuma bagakurikirana amasomo yabo cyangwa ugasanga basotse ugasanga arabonye nta wigeze witabira ibitaramo iyo umuhanzi agiye nko kurimba ukabona abafana bose barimo gutaha ubyakira gute byabagaho byakubayeho ugasanga babaga mwaragaze stage ndagufasha uzamurijwe ugasanga bose byakubayeho ari ibintu bitaga ngo bu ugasanga agukubita bu ya dance nta bintu bica intege ubyitwayemo neza wasubira hasi burundu neza uyu munsi Samu arateganyiriza cy'abanyarwanda buri munsi iyo nje hano mbabwira ko ni byinshi mbafitiye byinshi ku mateleviziyo batangiye kubibona ikiri vuba ni indirimbo yitwa ngo ki yitwa Senyivugera twumve niba itarajya hanze ntabwo ni indirimbo y'u Rwanda w'ikirenga ninde w'ikirenga umugabo w'ikirenga umugabo w'ikirenga uho ninde umugabo w'ikirenga uramuzi indongozi itazimiza ni perezida wa repubulika Rudasumbwa ni Karame Rudasumbwa aye ganza we tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabo w'ikirenga muzaze murebe u Rwanda aye ganza we yararusize ararunogereza mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabo we yewe ntavangura moko aye ganza we yaciye izina mpunzi mu bana b'u Rwanda niwe nta wundi ganza mugabo w'ikirenga uraho ndaho ndagumye uraho mama ndaha rwose uri intore cyane kandi uri ingenzi mu bataramye ukomerezaho ongera dutaramire dukubita indirimbo ebyiri ubundi nkubaza ibibazo nka bitatu rwose abadukurikiye nabo bajye muri comment baguhereza ubutumwa uyu munsi uraza kubahereza nimero zawe abakeneye kuvugana nawe baye bakuganiriza ngaho mama jya mbere intare batinya uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho senga bikeye uraho ntare bati
njya nicara nkigunga nkibuka agacuka nakwibuka intego yakigishinguka yarayiciye ibintu uraho nzenga bikeye uraho ikenya babisha uraho zenga bikeye uraho nareba atihinyuraho kagakungu kacu kandi mugoroba ntawugaheru usemba nkuroga igitwenge cy'urumene sha ntawukigiseka keretse intare yacu yacuye intego uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho senga bikeye uraho ntareba atibinyuraho ukanjogera injogi uwoya mama we uwaruka kumwega nagukunda n'impamu ko nagukunze kera uwoya mama we tukiri bato twembi nagukunda n'impamu iyo tukiri bato twembi uwoya mama we tukiranye iranutujyana nagukunda kandi tukiranye iranutujyana uwoya mama we tugitoba ngano twundo ndagukunda n'impamu ndagukunda disi wewe ndagukunda shenge wewe ndagukunda n'impamu yewe ndagukunda disi wewe ndagukunda shenge wewe ndagukunda n'impamu ndagukunda disi we ndagukunda shenge wewe ndagukunda n'impamu dushingukanyisheje abashingwanyere hariya rushaba turirimba dushingukanyisheje abashingwanyere twese abatarutinya urwego bavuza impundu birahiye Rwanda rugari rwa Gasabo dushingukanyisheje abashingwanyere hariya rushaba turirimba dushingukanyisheje abashingwanyere twese abatarutinya twese abatarutinya niwe mwiza cyane yatabariye u Rwanda we mfura yacu twirahira twese dushingukanyisheje abashingwanyere hariya rushaba turirimba dushingukanyisheje abashingwanyere twese abatarutinya nugerayo ubaza guha amata baguha imenge rusomeza ishyushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impumure zihoza abana uriye mwanurira uriye ngo nkuhoze ndifuza ko wazi wanyu mu mata bateza date
datemba kwa biganza bigambariza naranyange inogeye amaso ngwino mama ngwino rero ubona umuravumba n'igicuncu n'igiti cy'umuvumu urumva dore akubwira ngo urumva ngo ngwino nkujyanye iby'abega kwa bikina mpoza ahantu yabwire tezinikize maze inka y'amagumba igukamirwe nugerayo bazaguha amata baguha impenye usomeza kandi n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abana urihe mwanurira urihe ngo muhoze nifuza mu mataba teza datemba kwa biganza bigabamariza n'abanyambi none amaso tegama nyogokuru hoera nyogosenge na nyokorome dore nimukine maze ushira agahinda ku mutima nyarwanda wese ku mutima dore twararutuka ku mutima turizihirwe twese ku mutima igitaramo muruhuke ku mutima mama ni igitaramo ni umuco nyarwanda gakondo yacu idaca inkondo gakondo ikunda beneyo ikaganza mu Rwanda u Rwanda rukayikunda n'abanyarwanda bakayikunda ikabatemba mu mitsi nk'amaraso nabo ndetse bagatera nk'umutima muri yo iyo ni gakondo urwo ni u Rwanda urarukunda mama tarukunda cyane urarushaka u Rwanda rwubahwe Samu y'u Rwanda iyo twahuye igitaramo kiba cyabaye rukatse neza cyane nawe urabizi nkunda ko uzi gutarama kandi nkakunda ko ugira ingingo itazimiza y'umuco ntabwo uzimiza umuco kandi ntuzuyaza aho bavuze bati turashaka yuko uza gutarama ntabwo uteba sinjya nteba rero ukomerezaho sinjya nteba ndatebuka iyo ngingo yumve utebuke cyane nibyo Samu y'u Rwanda rero nshimye umvishe ngwino mama ngwino sha muze musura u Rwanda mama abari hakurya ibwota amasimbi muraho ni muze mwongere mutembera amayaga mwongere murebe Nyanza murebe u Rwanda rwose mutembera Akagera murebe muze mwitegereze murebe rw'inkwavu hakurya muri Kayonza murebe hahandi ho Rudahigwa akiniraga umukino muzenguruke hose mutembera u Rwanda ruba mbese turyoherane bitarabaho muzamuke Rubavu muterere hari ubugoyi bwose n'ubushiru igisaka sinababwira ubwana cyangwa mubuzenguruke ni muze rwose wongere u Rwanda twongere tubataramire mwumve inkera nyarwanda dusubire kuri gakondo turatashye iwacu rero kuri gakondo uraho Rwanda yacu uraho Rwanda nziza Rwanda uraho Rwagasabo uraho Rwanda nkunda Rwanda ibugo y'indibure na naho ndakunda Rwanda noho mu Bwana cyambwe habereye amaza Rwanda uraho Rwanda uraho Rwanda nziza Rwanda uraho
muraho mama nimuze mutaha u Rwanda mwongere tuganire dutarame twiyibutse twicare ku muce rwose tugane hariya tujye kureba amateka y'u Rwanda ubundi turukunde bitarabaho mukari Nyanza urumva abantu bari hakurya naho tutimberi tugereyo n'umwanzi uza kwangara kagwishanga inyuma y'ishyamba Nyaruguru we Nyaruguru yari abarinda n'abarinda mwe Nyaruguru ngo canitara we ngo canitara Nyaruguru we Nyaruguru we Nyaruguru we umwanzi uza kwanga arakagwishamba inyuma y'ishyamba Nyaruguru we Nyaruguru we Nyaruguru amasara atembera n'amadakika akazunguruka ni ku mutima ugutekereza watera inkami intege zikawanga mama da yelo mama kawawe ngwino wihoreze nyabusa wishiraga tutari kumwe ngira agahinda iyo ntakubonye sigera umucyo none turi kumwe gisabo nyihuze inyuma mama dawe mama shenye mama wewe kawawe ngwino wihoreze nyabusa wishirira agahinda n'amasara atembera kandi n'amadakika azunguruka ni ku mutima ugutekereza watera inkami intege zikagwa kugwindasherishoni ry'abashenzi nibishimisha umutima wanjye yewe nacyo nakugenera ngewe mwise magnifica mama data mama shenye mama wewe wokawawo wewe ngwino wihoreze nyabusa wishirira wikunde cyane ukunda u Rwanda rukuryohere bitarabaho dutarame rwose sangwa u Rwanda uri kunjyana ahantu kuri cyane urakoze kudutaramira yego nawe kandi nizere ko n'abadukurikiye bari hakurya y'amazi magari ubwo no kuba abantu bari bambutse ingeri ndende bari mu Buraya muri Amerika n'ahandi hose nizere ko tubakumbuje inganzo Sam rwose katugushimira ubugiri uzaho mu mahanga niyo indirimbo y'amasamba n'abari mu mahanga bahuza gahunda ngo dufatanye kurwiyubakirana n'abatabishaka bazabibazwe nuko ngukorera ati nyeri zacu zitoke bicana hatwese kurudi inyuma Samu w'u Rwanda rero tubwire
imbuga nkoranyambaga umuntu agushaka uko yakubona kandi ubwo ngubwo yitaramiye abantu baba bakeneye kuza kukuganiriza kuri bwa buryo bw'akanyenyeri nabo nyine nuko ngaho tubwire ma. Yego ndabanza nimero ya telefone. Yego ni 078 59 19 94 8. Platform YouTube channel yanjye ni Samuel Rwanda nkuko bisanzwe. Instagram ni Samuel Rwanda. Facebook ni Samuel Rwanda. Wajyaho ukanyandikira tukaganira, ushobora kongera inama, ushobora kumereza ibitekerezo aho ubona bitagenda neza ukambwira ati wakora iki, washiramo ibi ngibi, byose ngiye nta kibazo. Urakoze cyane Samuel Rwanda kandi twanezere kubana nawe mu gitaramo. Anje byanshimishije, twagukunze cyane, nje byandenze, ese tuzajya tugutuma utazazana ibintu byo kwituma ntabwo nakituma iyo ngingo tuzajya tugutuma. Arakoze cyane rero Samuel Rwanda General East Market #1 imiteto mwite kibamba kibaruma wongore kabuhariwe. Kora subscribe hanyuma ukoreshe ya inkuru zacu, tange ibitekerezo byawe n'inyamibwa tubane hirya no hino. Ngiye kujya nyaruka noneho epfiri ngiye kukurebera amateka. Ese ukumbuye kureba urutare Rwandaba, waba ukumbuye kureba se ikirenge cya Ruganzo, ntugakura amaso kuri Motivation TV show. Ikindi hano impano zose zitandukanye abantu byemwe banyempano mwe ni mukanguke muze mugaragaza impano zanyu, babakunde babamenye ibitaramo mubijyemo bitagombye ibindi bintu. Nimugire vuba rero nimuhaguruke duhagurukire hamwe tugaragaza impano zacu. Impano yawe ni imbere hawe ni heza kandi hari mu biganza byawe. Nari Isma, reka mbashimire mukomeze kugira ibihe byiza aho merere hose. Mugira amahoro mama.